abanyarwanda ngo nibaze turebe imbere kandi dutegereze igitondo. Abanyarwanda bararangaye ntibari gutegereza igitondo. Imana yambwiye ngo benshi bararambiwe n'amasezerano, ariko ndi kubabwira ngo nimureke dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu kubera ko niyo izakora imirimo. Nje kukubaza wowe uri kunyumva, Uwiteka aravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe nakurora, ngarika ibyo byose yewe mu gihe cy'urubanza nzabishyira mu maso yawe uko bikurikirana. Mana itugirire neza. Mana yarambwiye ngo abantu basigaye bakora ibyaha bihisha abantu, ariko Uwiteka avuganye nanjye aya magambo, arambwiye ngo yewe wa mupfapfa we, nubwo ujya wihisha abantu ariko ijuru ryarakubonye, kandi Imana irambwiye ngo igeze kuri tere, ese kije guhemba. Irambwiye ngo igenzure neza urebe. Imana yarambwiye ngo ije gukura intama mu ihene. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Imana irambwira ngo ije kwisarurira. Bivuze ngo rero kandi Imana irangije irambwira ngo igarutse gutoranya. Yewe Yesu Kristo, Imana ishimwe, genzura neza. Urambwiye ngo yewe wa mupfapfa we, nubwo ujya wihisha abantu ariko ijuru ryarakubonye, kandi Imana irambwiye ngo igeze kuri tere, ese kije guhemba. Irambwiye ngo igenzure neza urebe ko waba uri mu mubare w'abahembwa, urebe ko waba uri mu mubare yewe waba Imana ije kugirira neza. Imana itugirire neza. Abantu bahagaze kuri titire y'izina, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe, arambwiye ngo izina rijya rirangira, ariko kugira ngo yongere igutume yewe muririmbyi we. Imana irashaka kugira ngo yongere igutume yewe mudiyakoni we. Imana irambwiye ngo ije gutoranya. Imana ishimwe, irashaka kongera kugutuma yewe wamuvuga butumwa we wabicikishije, irashaka kongera kugutuma yewe muhanuzi, yewe wavuniye amatwi imibiti utagishaka kumva iby'Imana, wategereje isezerano ntiwaribona, urangije urarambirwa, ariko Uwiteka umva ukuntu avuganye nawe. Imana yambwiye ngo nkubaze ngo mbese n'icyo urimo kwihisha. Imana nitugirire neza. Imana irashaka kukugarura mu murimo wayo, warangiza kandi ukera imbuto nyinshi zikagumaho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nje kuvugana nawe wahawe itarenta warangiza ukayitabika. Uwiteka ageze kuri tere, aje kukwishyuza ibyo yaguhaye. Birababaje uri muri korali, birababaje uri umushumba, wakwika bakaba ugasanga itabaza ryarazimye. Mbabarira rwose, mbabarira. Uwiteka umva ukavuganye nawe, arambwiye ngo ngera usubire ku rufatiro, kuko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi ngo rwanditswe ngo Uwiteka azi abantu be. Genzura nimba Imana ikuzi. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, wo dukunda kandi gukunda ijambo ry'Imana.
bakurikirana ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Mvuga ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ugusesekaho ndetse n'abawe bose aho uhereye hose mu bice bitandukanye, abaherereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Uburayi ndetse na Afurika dutuyemo, by'umwihariko abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwumva ururimi ndi kuvuga mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngwino waye natwe utangiye natwe ku kino kiganiro kugeza tugishoje. Ikindi nuwumva hari iby'ubugingo bigufashije, kumva biraguhembuye, kumva ari intambwe bigutejeje, fata ikiganiro ugisangize na bene so no bamenye ubutumwa bwiza. Turano nta cyo tugenza no kugira ngo tubabwire ukuri, kandi ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Ngize umugisha kandi ndi kumwe n'umubyeyi w'Imana, Mama Vanessa. Mama Vanessa, uraho neza? Muraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Tangira witonze disi. None se ubugira ngo mbigenze newe kari uko nguko nyine ukiri kuzuminga biba bikiri kuza buri cyangwa uri kundondora. Yesu ni urondora imitima akayimenya. Meze neza ariko twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Mana ishimwe. Reka tugusane noneho usuhuze abaduteza amatwi muri rusange. Muraho Yesu nashimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Natuye ijambo rivuga ngo ndabakunda mu izina rya Yesu. Natwe turagukunda mu izina rya Yesu, Imana iguhe umugisha. Amen. Mama Vanessa, niwe tugiye kugana muri kano kanya mu kiganiro kitari kigufi cyane, kitana kirekire cyane, ariko cyo nzi cyo nuko ibyo turaganira ari ibihembura abantu b'Imana. Ntabwo tugenzwa n'amateka, tugenzwa n'ijambo ry'Imana. Sibyo byiza? Reka tugusaba usenga Imana dukomeze. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'urukundo n'imbabazi, Mana igira ubuntu n'ibambe, Mana yaturinze uhere mu gicuku cya nijoro ukageza iyi saha. Turagushimiye Uwiteka, niryo zina ryawe. Izina ryawe nirihimbazwe Kristo. Bivuze ngo mu yandi magambo uri Imana yera. Haleluya! Kandi uri Imana ikiranuka muri byo. Izina ryawe witwa ndiho, urera, urakiranuka. Turagushimiye muri uyu mwanya twicajemo. Mana, njya nkunda kuvuga ngo mu mugambi wawe. Wabiteguye kera. Njyewe ntaravuka, Mana ni wowe wari umfiteho umugambi. Ko uyu munsi nzaba nicaye ku Musaraba TV. Mana, ngaho nyemerera rero uzunshyigikire. Kandi ineza yawe yome ku buzima bwanjye. Reka ibyo ngiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo ikimenyetso cy'ibyiza gikorere muri njye. Kandi amagambo yose agiye kuvugwa kuri iyi kamera ari njyewe yacishijemo, reka ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Navuga nk'umuntu Mana, ariko nshoboza, nkoze ikara ryaka ku munwa, mpamagaye imbaraga z'Umwuka wera, nanije gukora kose k'umwanzi mu izina rya Yesu. Reka ikimenyetso cy'amaraso Mana gikorere muri njyewe, kandi izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze Mesiya mwiza, ndagushimiye. Icyo mpamagaye ni imbaraga z'Umwuka wera, kandi kugirirwa neza nawe byome ku bantu bose bagiye kumvira ijambo, kandi bahindurwe n'imiburo yawe none n'iteka ryose Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha Mama Vanessa, kandi imbaraga n'amavuta bikuboneka mu izina rya Yesu Kristo. Mama Vanessa, turi mu minsi benshi bakomeje bavuga ko ari iminsi ya nyuma, ari iminsi y'imperuka. Ariko se ikibazo ndi kwibaza, mu minsi y'imperuka abantu bemeye gukora ibyo bishakiye? Oya. Ntago abantu bemerewe gukora ibyo bishakiye, ahubwo ni ukuvuga ubwo ngo bataye umurongo. Birashoboka yuko abantu bashobora kugera mu bisubizo, yarangiza akarangara akibagirwa uwabimuhaye. Yego. Ariko nje kubwira abantu nyine ngo ntago bemerewe gukora ibyo bishakiye, ahubwo bibuka uwabahamagaye. Nibamara kwibuka uwabahamagaye bongere bagaruke. Kubera iki abantu benshi muri no minsi hari umuntu uvuga ngo barunaka basubijwe no batumye tudasubizwa? Kuki abantu basubizwa bamara gusubizwa bagatera
Imana umugongo, ubona iriya ndwara iterwa n'iki? Ese abantu batarasubizwa duteze amatwi, ni izihe mbaraga bashaka mbere yuko basubizwa kugira ngo nibagera muri cya gihe batazatera Imana umugongo bakayibagirwa? ntibashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibintu biranashira. Ntangira mvuga ngo ibindi byose ni inyongera. Theo yabiririmbye neza, arangije avuga ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya, ibyo ntibifite agaciro. Ng'abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana, abo mu ijuru amazina yabo yaranditswe. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gitu iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Yego, abamenye Imana. Ariko se umuntu aba ari muzima, umuntu abakishijwe neza, ubona nta kibazo, ubona ahamanya n'Imana, ko aravuze ngo nibamanze bashaka Imana by'ukuri. Ariko se ko tubona abakishijwe yabibona akihangana nk'umwaka umwe, undi mwaka ukananirana? Nabasabira kugira ngo bagire gute, basaba imbaraga z'ikindi gihe, kuko umuririmbyi wa 204 hari aho igitero kivuga ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu rwose zaduhindura. Bivuze ngo rero aba bantu n'ubundi baba barashubijwe nyine yumva ko azakomezanya n'Imana. Birashoboka ko rero Satani ntaho atarasa yamugeraho akamurasa, ariko uyu muntu namusabira kongera gusaba imbaraga z'Imana zikongera zikagaruka muri we. Yego. Mama Vanessa, iyo urebye agakiza ko muri iyi minsi y'imperuka, ese agakiza k'iyi minsi ubona ko kameze gate ugereranyije n'agakiza ka mbere? Ubona bihuye? Niba bidahuye bitandukane bipfira hehe, kugira ngo agakiza ko jambo bivuga ngo uko Yesu yari kera n'uyu munsi niko akiri, akari mukunda kuvuga ngo muhorane umwimerere w'agakiza. Agakiza k'uyu munsi iyo urebye kameze nka cyagiye wakizwaga? Oya, akangaka ngo ni aka viziyo, viziyo 2020. Ariko buri muntu wese urimo kunyumva namubwira ngo ikibazo si viziyo, ahubwo ikibazo nuko yahamagawe. Nje kubwira abantu rero ngo bongere batumbire umusaraba, kandi koko Imana irashaka agakiza nka ka kera. Bivuze ngo rero umuntu wese urimo kunyumva niyongera ashaka amavuta, ko hari ijambo rivuga ngo umuriro w'Imana uhore waka ku gicaniro. Kandi ni ukuri, muri Matayo 25 hari aho havuga ngo umukwe atinze bose barahunikiriye. Ariko mbwira umuntu wese uri kunyumva, iri tabaza Uwiteka yashyize muri wowe ugashaka kurizimya. Bivuze ngo Uwiteka agiye kongera agaruka agire gute, yongera kubaza itabaza yaguhaye. Imana rero nitugirire neza. Bivuga ngo ni viziyo, ahubwo abantu nibakizwe bera imbuto nyinshi kandi zigumeho. Yego. Ariko se umwuka wera yanga viziyo mu gihe cyanyu, mu gihe bita abenshi ngo cya naroge cya kera nyine, mwahamagawe mutega udutambaro no muri viziyo gutega igitambaro. Se ni ngombwa kandi wageze muri viziyo ari kumba gucyo gasekaza, hari ituntu bashyira ku musatsi tukamera neza ukabona kuri umusirimu, udushyizemo ku muntu wagumye kuzura umwuka ari ikibazo? Oya, tugomba kwambara tukikwiza. Kandi ari muzi viziyo kandi tugomba kandi ni ukuri tugomba kuguma uko twahamagawe. Yesu umwuka yanga abasirimu? Ntago yanga abasirimu, ariko se ugateze ubona atari umusirimu. Nepo ubu ntago ndi umusirimu. Ariko hari abaye kukwitangura umuturage baduteza amatwi bagacira n'umuturage. Oya, banyise ko ndi umuturage, ariko Kristo anyishimira, icyo ntacyo bivuze. Okay. Enzi ko yenda ko mu gihe cy'ubusirimu cyangwa se mu gihe cya visit na visit isi turimo, kamvuge ngo isi turimo yihuta, muko yaragenda yiruka nkanayo. Oya. Niko abantu
nyine hari abenshi muganira ugasanga wamubaza ati ese ko wahindutse ngo waba yararangije guta ibyiringiro nyine byaro twavuganye n'ingati ariko se hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo tekereza neza uburyo utwaye agakiza taba wetse ingobyi umwana yaraheze kera. Bivuze ngo rero uwo nguwo umwana ari kujya agenda hera ahubwo atekereze neza niba umwana yari afite ariko akimuhetse. Naho se viziyo yagukura ku mana, viziyo se yagutandukanya n'umuhamagaro n'ibikabi. Bivuze ngo rero reka nkubwire Nepo, buriya umwana aravuka akavukira iwabo muri gakondo, niyo ashatse umugabo cyangwa se yubatse urugo runaka, ni ukuvuga ngo iyo ageze kwa wa mugabo cyangwa wa mugore akagera kwa wa mugabo, umuco yakuye iwabo ntubura nyirizina. Abantu ubwo nibagaruke mu muco, bongere bibuke agakiza ka kera, bareke kugenda babyihunza. Bivuze ngo rero abo ngabo bari kwibagirwa uwabahamagaye. Yego, turi kuvuga ku kintu cyitwa agakiza, ariko iyo bigeze ku bintu bita ku bantu bita abategarugori, abadamu, ugashyika ku bitaka atanditse. Abadamu nibo bantu nanone bari kuvuga cyane, biri guhwihwisa yuko bari mu bantu bari gusebya Imana muri no minsi. Agakiza kabo kari gukemangwa. Kubera iki abadamu cyane cyane b'abahanuzi cyane kandi babavuga butumwa batera imbuto, aribo bantu bajya handi hejuru cyane? No kubiki biterwa n'iki? Bani bahe kwera imbuto mu izina rya Yesu. Kuki umwuka aza ku badamu cyane muri no minsi? N'amakuru yafite ngewe ntago mbizi, ngewe ntago ubwo uwo mwuka uranzaho, ariko uwo wagezeho namubwira ngo nasubire ku rufatiro. Ko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ca bugufi wamutindiwe, za ku birenge by'umukiza agutunganye. Imana rero ibagarukeho kandi nukuri bace bugufi, Imana ibatunganye. Bene so mwatanganye umurimo wose baracyahagaze? Oya, ndavuga abadamu. Birashoboka ko baguye, ngewe ntago mba mbizi. Ndashaka rero niki umudamu duteza amatwi yakora muri kano kanyu? Duteza amatwi uri mu gakiza, hari umuvuga butumwa ko twagiye kubavuga butumwa n'abahanuzi niwo ku kantu kare. Mu tuvuga butumwa umudamu aza yatangira kuvuga ngo iravuze, ibyo yavuze akabona birasohoye ejo, ngo yafite umugongo ntago ngiye kuvuga ati mugabo witonde ninjye chef ubu ngubu. Hari ibintu byatewe noneho byo kuzino mbuga nkoranyambaga, iyo afashe ituro, ibyo bintu ngo bita ituro, iyo arifashe agafata nk'200 turi imwe, umugabo yembwa senkani, ubwo ntabacitwa umugabo, aba yagiye hejuru. Izi mpano zigiye gutuma ingo zisenyuka, ko ziteye kuvuga ko zitavuga ubutumwa, murabana nazo gute muzikoresha kandi n'imiryango yanyu igakomye gakomera mukara n'imbuto? Kuko nitureba tugasubiza abayo turasanga abo bantu iyo ibyo bintu ngiye bikiba, imbuto zitazirangira ahita asumba urutugu. Turakoresha gute izi mpano Imana yaduhaye? Turazikoresha gute twubaha abacu dufite indangagaciro za Gikristo? No gusaba imbaraga nyine. Gute nyine? Gusaba imbaraga. Turesaba gute nyine? Tukareka kugendera muri viziyo. Kandi tukubaha n'abagabo. Mani tugirire neza ibidufashemo. Byo birabaye. Ayiwe Yesu we. Aha, hari ijambo rivuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo rero ubona yuko avuze rimwe agahita abona ku ifaranga agahita yishyira hejuru. Ese uyu munsi wa none wowe urimo kunyumva, ayo mafaranga Imana iramutse yaguhaye ntizongere kuyaguha, byagenda bite? Kandi yabashije no kwica kuri wa mugabo. Icyiza rero cy'ingenzi, abantu nabagira inama yuko babana mu mahoro. Ko nta rutugu rukura ngo rusumbe izose. Kandi Imana ntago yaduhaye impano zo kugira ngo tuyikoreshe imirimo mibi,
yaziduhaye kugira ngo tuzikoreshe imirimo myiza. Bivuze ngo rero uwo muntu urimo kwitwara gutyo ari gusebya izina ry'Imana. Yego ari gusebya izina ry'Imana, cyo ko ari umuntu umbwiye ngo izina ry'Imana ngo ntago riseba, ngo ushobora kuvuga kuri kwisebya ikahita yangaje abandi igihumbi. Nanone haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ariko ubundi Mama Vanessa, akamaro k'umwuka wera ni akahe? Akamaro k'umwuka wera, yego, akamaro k'umwuka wera akamaro k'umwuka wera gatanga ibyishimo mu muntu. Kandi ikindi, mwuka wera agira umuntu inama. Kandi ikindi, mwuka wera atuma n'uwari ingare agomba guca bugufi. Ariko umwuka wera iyo yamaje kuva mu muntu, bivuze ngo nyine bya bindi byose watinya kugira gute urabikora, kuko mwuka wera yamaje kukuvamo. Ndumva ariko kamaro k'umwuka wera. Ese umuntu ashobora kureba Mama Vanessa akamenya ko afite umwuka wera? Barabimenya cyane. Abimenya gute? Ikimenyetso kiranga umuntu ko afite umwuka wera, kuko abenshi bazi yuko kiranga ko umuntu afite umwuka wera ari ugutigita gucya no kuvuga mu ndimi. Ariko narasesenguye nsanga sibyo. Nsanga n'umuntu utamufite birashobora ko yabikora. Ndibaza ikimenyetso kiranga umuntu ufite umwuka wera. Nkavuga ni Mama Vanessa uriya, nkavuga ni Korodina, nkavuga ni John uriya, afite umwuka wera nkimubona. Uzi ikimenyetso kiranga uwo muntu? Mu Bakorinto 13 umurongo wa mbere haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Naho navuga indimi nk'iz'abantu, ndetse nkayiri ku dusozi n'udusozi, ariko ntafite urukundo, byose nta mumaro. Ikimenyetso kizaranga umuntu ufite mwuka wera, arangwa n'urukundo muri we, ntago arobanura ku butoni. Jambo ravuga ngo urukundo ntirwirarira, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwibona, ntirwihimbaza, ntirurondera akarukwarwo, akarakarwo. Bivuze ngo rero umuntu ikimenyetso kimuranga n'icyo ngicyo, umuntu ufite mwuka wera. Yego. Ibyo nitubona ku muntu tuzamenya ko afite umwuka. Ibyo bintu tubwiye ko ari abapagana bigira, twita abapagana. Kuko nitureba nkubwire impamvu, uretse nkubwire, hari abantu muzagana bweti aho gukundana n'umuntu witwa umurokore. Uri kunyumva? Nagenda nkakundana n'umuntu uri mu kabari unywa za yose, kuko wagira urukundo gahita gukubita amaboko kantu. Uri kunyumva? Cyangwa ko n'abapagane mu by'uvuzi hari ababigira, birahagije ibyo nuko twamenya ko umuntu afite umwuka wera. Shamana nuko tugira mu kabari, tugira mu kabari musizi nimuhura. Uri kumva? Wabuze initiki, aho watakira itiki. Wona wafite mwuka wera, ntago twamutera ibuye. Bangahe se twahuye nabo kandi bari mu nzu y'Imana adashobora no kuba yaguha n'icyo gihumbi. Ariko umuntu utinyutse no kuguhereza icyo gihumbi wabuze n'ayitiki, cyangwa ukaba wamubwira uti ndaburaye kandi uwo mu nzu y'Imana atabasha kuyaguha, uwo muntu afite mwuka wera. Nubwo wenda hari ibyo byamunaniye kureka, ariko afite mwuka wera. Birashoboka ko umuntu yasambana afite n'umwuka wera akamenya akawuzura. Cyane se ubu ntago tubabona bahanura kandi basambanye, ntago tubabona bahanura se kandi banywa inzoga. Ariko nyine ubwo aba yarangije kubivangavanga, uwo ntago uba ukiri umwuka wera. Nese uyu munsi niba yarahamagawe atanywa inzoga agatangira gushyiramo inzoga, uwo ni mwuka wera. Bivuze ngo ahubwo yarapfuye n'umurambo, ariko ntago ari kubimenya ko yapfuye. Kandi hari ijambo ryavuze ngo izahagara no ku bitugu by'abapfapfa ivuge. Uwaba yarangije kuba umupfapfa ariko nuko atabimenya. Aho kari akantu ko guhagarara ku bapfapfa njye ntago njya nkemera. Nimba ari hajya kari muri Bibiliya, kuko Imana ihagarara ku bapfapfa hari abazima. Nyine ni ikimenyetso ikazigaragara ku bapfapfa hari abazima. Ni ikimenyetso cyerekana ko yari yarahamagawe, ariko nyine apfapfanira mu nzira. None se ni hari ijambo rivuga ku mbuto zo ku kara n'imbuto zo mu murima mwiza, cyangwa se zagiye zigwa mu nzira? Bivuze nakoresha umupfapfa akajya yikabakaba rwose.
hari umuntu upfa ntabimenye nepo. ariko wa murukamya ko yapfuye cyane rwose, ariko ibyo bikorwa na Mwuka Wera, nawe uri mu mubiri ntago wapfa kubimenya. ariko reka njya nibaza nimba ngiye kumenyesha amabanga wihangane, wifata gute, ubigenza ute iyo uri nko mu rusengero? uba ugomba kwitonda nyine ukigengesa. ntabwo ndarangiza. iyo uri nko mu rusengero ukabona n'urugero nk'umuntu ari kubwiriza, ari gukora ibitangaza, ari gukora imirimo idasanzwe mu rusengero nyine yegera ko ari myiza, ariko wamura mu mwuka nk'uko tubwiye ukora nk'ikibwa kiri kubikora, mwifata bute, mwikontorora mute? none se wakwikontorora gute? ugisha Umwuka Wera inama y'icyo ugomba kumukorera. iyo akubwiye ati nasohoka hanze umwongorere, urabikora. ariko nanone akubwiye ati simbuka umufate, kubera ko atari ngewe ubyikoresha, ndabikora cyane rwose. hari ijambo nimba ari Yeremiya, nimba ari yavuze ngo waranshutse ni Yobu, waranshutse nemera gushukika. ntaraho yagushuka nyine kubera yuko kuri iki gihe basigaye bavuga ko banadufunga bakagira gute, ariko nyine ntabwo Mwuka Wera ashukana. hari n'uko Imana yabiberereka bikarangira. ngo Uwiteka waranshutse nemera gushukika. ariko ntabwo yamushutse nabi, yaje kumugaruka. burya Yobu nawe yari ageze mu gihe yihebye. reka tugushimire ku mpuguro nziza wari gutanga. twari turi mu mwanya w'impuguro kugira ngo ahari hagire n'abo twakebura. Imana iguhe umugisha. reka nguhe umwanya noneho wisanzurira imbere y'Imana, utugezeho ubutumwa bwose uko Imana yabuguhaye. ni karibu. urakoze cyane, Yesu abaha umugisha. kanangire ndirimba umuririmbyi wa 21 mu gitabo cy'agakiza. nimuze turebe imbere, tegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose. tuzanesha dusaba, kuko Imana igitwumvira. tuzanesha dusaba, ndaziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. buri muntu mwitore runguwo abuwejejwe muri iryo nshuti, reka kwiganyira, urabwa imbaraga nshya. nshuti reka kwiganyira, urabwa imbaraga nshya. muririmbire ihoraho, Yesu ari hamwe natwe, ubu tuneshe ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. nimuze rero, nimuze tumukore, n'uwo mwami tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. kandi abantu benshi cyane
ntibazinzira ya wa mugome Satani. Muze twese tubasha kamo ngamo tubasangisha umukiza, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Baririmbyi niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Abanyamasengesho niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Haleluya. Ngira Imana yacu kubera yuko ari izakora imirimo. Aravuze ngo ndetse iyo Mana nituyiringira izirukana Satani. Aravuze ngo izategeka isi yose. Aravuga ngo tuzanesha nidusaba kubera yuko Imana yacu igitwumvira. Haleluya, haleluya. Bivuze ngo ni Imana y'inyembaraga, bivuze ngo ni Imana ifatika, bivuze ngo ni Imana ishoboye. Ndi kubwira abanyarwanda ngo nibaze turebe imbere kandi dutegereze igitondo. Abanyarwanda bararangaye, ntibari gutegereza igitondo. Imana yambwiye ngo benshi bararambiwe n'amasezerano, ariko ndi kubabwira ngo nimureke dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu kubera ko niyo izakora imirimo. Nje kukubaza wowe uri kunyumva ngo mbese nurambirwa urabigenza ute? Iringire Imana kuko niyo ushoboye, kubera yuko rata bivuze ngo nutiringira Imana ntaho wayihungira na hamwe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Umuririmbyi wa 22 aherutse kuririmba aravuga ngo Yesu umwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye. Imana ishimwe. Imana irashaka kugira ngo yongere gutume. Yewe muririmbyi we, Imana irashaka kugira ngo yongere gutume. Yewe mudiyakoni we, Imana irambwengije gutoranya. Imana ishimwe irashaka kongera kugutuma. Yewe wamuvuga butumwa we wabicikishije, irashaka kongera kugutuma. Yewe muhanuzi, yewe wavuniye amatwi imibiti utagishaka kumva iby'Imana, wategereje isezerano ntiwaribona, urangije urarambirwa, ariko Uwiteka umva ukuntu avuganye nawe. Haleluya. Aravuze ngo niwongere uce bugufi yongera gutume. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Intara iri kugosora, Imana igarutse kureba abakozi nyabakozi. Imana nitugirire neza, irambwiye ngo niwongere uce bugufi. Numara guca bugufi kuko Imana ishaka kongera kugutuma. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Wibereye mu binezeza, mbese hari aho wamajije kubona ugeze, ariko Imana umva ukuntu ivuganye nawe. Haleluya. Irambwiye ngo irashaka kongera kugutuma. Imana ishimwe. Niyo mpamvu uyu muririmbyi avuze ngo ca bugufi wa mutindi we, za ku birenge by'Umukiza. Uwiteka gutunganye. Erega Uwiteka atagutunganyije nta muntu wagutunganya. Uyu munsi wa none wibwira iby'ubupfapfa bwawe, warangiza rata ugashaka gutera Imana umugongo. Imana ishimwe. Ariko umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe nakurora. Ngo ariko ibyo byose yewe mu gihe cy'urubanza nzabishyira mu maso yawe uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Imana yarambwiye ngo abantu basigaye bakora ibyaha bihisha abantu, ariko Uwiteka avuganye nanjye aya magambo.
arambwiye ngo yewe wa mupfapfa we, nubwo ujya wihisha abantu ariko ijuru ryarakubonye, kandi Imana irambwiye ngo igeze kuri tere. Ese kije guhemba, irambwiye ngo igenzure neza, urebe ko waba uri mu mubare w'abahembwa, urebe ko waba uri mu mubare yewe waba Imana ije kugirira neza. Imana itugirire neza. Abantu bahagaze kuri titire y'izina, ariko umva uko Uwiteka avuganya nawe. Arambwiye ngo izina rijya rirangira, ariko titire y'uko uzwi n'Imana ntabwo ijya irangira. Ca bugufi wa mutindi we, za ku birenge by'Umukiza. Uwiteka agutunganye, kuko Uwiteka arashaka kugutunganya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana yaguhamagaye uru ruzabibu rwiza, ariko uyu munsi wa none uragenda runono wihisha. Imana yambwiye ngo nkubaze ngo mbese n'icyo urimo kwihisha. Imana nitugirire neza. Imana irashaka kukugarura mu murimo wayo, warangiza kandi ukera imbuto nyinshi zikagumaho. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nje kuvugana nawe wahawe itarenta warangiza ukayitabika. Uwiteka ageze kuri tere, aje kukwishyuza ibyo yaguhaye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngaraza kukubaza ibyo yaguhaye, niba warabikoresheje uko bikwiye. Haraje kukubaza ibyo yaguhaye, uwaraje. Yesu aje kukubaza ibyo yaguhaye. Yesu ntabwo azakubaza amafaranga menshi yaguhaye, ahubwo aje kukubaza itarenta yaguhaye, uko wayigenje niyo wungutse. Imana itugirire neza. Yewe Yesu Kristo, Imana igeze kuri tere. Runaka mwaba muririmbana ndetse munahagararana, ariko ntabashe kumenya ko winjiriwe, ariko wowe urabizi neza, ariko wowe urimo kunyumva. Imana ishimwe. Yesu arambwiye ngo ageze kuri tere. Usigaye uhagarara nawe ubwawe umutima ukagukomanga, ariko ntiwihane. Imana igeze kuri tere kukwishyuza ibyo yaguhaye. Imana nikugirire neza. Ubwibone bubaye bwinshi kuri wowe, ndetse nibwo bukubase. Yewe waba uri no muri korari, usigaye warabaye ikirangaza mu bantu. Uyu munsi wa none iyo uhagaze urimo kuririmba, ntabwo abantu bareba indirimbo uri kuririmba ngo bumve n'amagambo arimo, ahubwo barangarira wowe bitewe n'ubwibone ufite. Ariko Imana irambwiye ngo igeze kuri tere. Ese uraba mu mubare w'abahembwa cyangwa uraba mu mubare yewe w'abahanwa? Imana ishimwe, Imana himbazwe. Ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira ko mpangwe nawe ntakurora, ngo ahubwo ngo ibyo ngibyo ngo nzabishyira mu maso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Ngo nuko Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo Nowa we, kubera yuko nakumenye kandi iherezo ry'ibifite imibiri byose rikaba rije mu maso yanjye, iramubwira ngo Nowa, genda mu ishyamba urebemo igiti cyiza, nurangiza wibarizemo inkuge. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nowa yumvira Imana uko yamutegetse, ngo akimara kubaza ya nkuge, ngo abantu baramushungera baramuseka. Ese wowe uyu munsi ntabwo uri mu mubare w'abaseka abakorera Imana? Kandi Imana yari yaraguhamagaye uru ruzabibu rwiza, ariko Imana irashaka kubaza inkuge. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Itarenta yawe warayitabitse, ntugishaka gukorera Imana uko bikwiriye. Korari iragera yagera ukavuga uti reka sinzayisubiramo, ariko umva uko ijambo rivuze. Ijambo riravuze ngo niwibarize inkuge ndetse mu giti cyitwa gofero, kuko iherezo ry'ibifite imibiri ryose rigeze mu maso y'Imana. Nje kukubwira wowe uri kunyumva ngo mbese Imana irasanga umeze ute? Imana ishimwe. Genzura itarenta yawe Imana yaguhaye icyo wayikoresheje. Imana irashaka yuko wigenzura, wasanga utarayikoresheje iby'umumaro, ukongera ukagaruka imbere y'Imana
kuko Imana irashaka kuguhembura mu gihe gisa nk'iki ngiki. Irambwiye ngo mvuge ngo ubwo akaga gateye, irashaka kuguha ihema ryayo kugira ngo ryongere rigutwikire. Nawe ubwawe kandi usigaye ugenda ukabona ihema ntirikigutwikiriye, ariko umva uko ijambo riravuze ngo ibarize inkuge kugira ngo ubwo umwuzure ugiye gutera uzahungire muri iyo nkuge. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho, Imana niturengere. Bivuze ngo urushako washatse rwakuvana muri iyo nkuge, ndetse abana wabyaye bakuvana muri iyo nkuge ukaba utakera imbuto uko zikwiriye, ndetse n'itarenta ugashaka kuyitakaza, ariko ngo abazi Imana yawe bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bazakora iby'ubutwari. Nje kukubwira wowe uri kunyumva, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda n'icyo hanze, ngo Imana irashaka gukora iby'ubutwari. Wivuga ngo Damascene byaramunaniye, ngo ese ko nabonaga ari umurokore none bikaba byanze, ngewe ndakora iki? Umva uko ijambo rivuze, Imana irashaka kugukoresha iby'ubutwari utitaye kuri Damascene kari kubivangavanga, kuko Imana irashaka kugukoresha iby'ubutwari. Aya masaha wowe uri kunyumva, emerera Imana mugendane, emerera Imana yewe uyicire bugufi kugira ngo yongere igutume. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Tugiye gusomana amagambo y'Imana, ariko nakubwiraga ngo ubwo akaga gateye, Imana yarambwengije gukura intama mu ihene. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Imana irambwira ngo ije kwisarurira. Bivuze ngo rero kandi Imana irangije irambwira ngo igarutse gutoranya. Yewe Yesu Kristo, Imana ishimwe. Genzura neza urebe yuko nta cyagutandukanya n'Imana, ishyari ryagutandukanya n'Imana, urwangano rwagutandukanya n'Imana, amagambo ufite yagutandukanya n'Imana. Imana itugirire neza. Genzura rero ubwo Imana igeze kuri tere, urebe ko itarenta wahawe utayitabitse nka wa muntu wayitabitse ari imwe, arangije avuga amagambo avuga ngo narinzi yuko uri umugaragu mubi usarura aho utanitse. Imana ati nitugirire neza, nje kukubwira ngo niwemera ugakorera Imana neza uzaba mu bahembwa, ntabwo uzaba mu bagawa. Kandi Imana ntabwo ari inkene nshuti yanjye. Ari inkene se wakwibutsa aho yagukuye uko hari hameze? Imana nitugirire neza. Imana yaguhamagaye wambara bodaboda ndetse n'ibirenge, ariko reba aho Imana ikugejeje. Irinde rero kuyitera umugongo, kuko Imana irambwengizanya uburakari bukomeye cyane. Irinde ubwo burakari butakugeraho. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho, Imana niturengere. Imana irashaka kongera gutoranya, kandi ukayemerera ikagenderera muri wowe. Kandi nigendera muri wowe n'abavandimwe bazayibona. Nigendera muri wowe hari ibyo izahirika ku buzima bwawe, nuko ukayibera inshuti nyanshuti. Hari abantu bari kuyibeshya ko ari inshuti zayo kandi bararangije gupfa. Irambwiye ngo rero garukira aho ngaho, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Wowe uri kunyumva, tugiye gusomana amagambo y'Imana. Imana ishimwe, aboneka mu gitabo cya Matayo 25. Badusomera umurongo wa mbere twumva uko havuze. Imana ibaha umugisha. Dusomere nepo, dusomere Matayo 25 umurongo wa mbere. Aya ni zo. Yewe Yesu Kristo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo 25 umurongo wa mbere, umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire.
maze abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. 13 nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana itugirire neza. Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Nje kubwira abantu ngo ni mube maso. Gahunda ni ukuba maso. Mube maso kubera ko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana ishimwe. Jambo riravuga ngo iyaba nyir'urugo yakamenya igihe umujura azazira ngo yakarinze iby'inzu ye. Ariko nje kubabwira ngo mube maso. Kuko Imana ntago iziyanganira ko urukungu rukurana n'amasaka. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Imana irambwiye ngo ije guteza ibintu bikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Iri gusaba abantu kuba maso ntibabe maso, ariko icyo ishaka ni uko muba maso. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Badusomeye amagambo meza aboneka mu gitabo cya Matayo 25 ngo abakobwa 10 ngo 5 bari abapfu. Aya nizo ngo abandi 5 ngo bari abanyabwenge. Ngo nuko rataba abakobwa ngo bakaboneza amatabaza yabo. Ariko ngo igihe kigeze rata, haleluya, n'aba bakobwa barasinzira. Imana ishimwe. Ngo bamajije gusinzira ngo mu gicuku habaho urusaku. Genzura niba utarasinziriye. Mama, genzura niba itabaza ryawe rikiri rizima. Utari guca inyuma y'umugabo. Genzura niba wakugabiye umurimo ariko ukiwuzirikana, ariko ukiwukora. Kuko mu gicuku ngo habayeho urusaku ngo mukoraje ngo musohoke tumusanganire. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo nuko 5 b'abapfu ngo barangije barikabakaba. Aya nizo ngo bamajije kwikabakaba ngo basanga nta tabaza bafite. Ngo bahindukirira abandi b'abanyabwenge ngo barabaza bati mbese mwaduhaye ku matabaza yanyu kayacu azima. Imana itugirire neza. Bamaso utajya guhanjura ugasanga umukwe abandi yabajyanye. Imana nitugirire neza. Ngo abakobwa 5 b'abanyabwenge umva uko babashubije. Haleluya, haleluya. Ngo barababwiye ngo aya matabaza nayacu ntago yadukwira. Biragatsindwa rero kuba wari uzi ko ufite amavuta, warangiza umukwe yaza ukikabakaba ugasanga nta kintu ufite. Imana ishimwe. Ngo ntibikabe gukeza abami babi, niba ari Imana dukorera nimureke twerure. Ntibikabe gukeza abami babi, niba ari Imana dukorera nimureke twerure. Umva uko Imana ivuganye nanjye. Irambwiye ngo Damascene mubana mu murimo ntago yamenya kuri umurambo, ariko Uwiteka hari abantu ari kubona nk'imirambo. Bivuze ngo barasinziriye, amatabaza yabo arangije agira gute, arazima. Ariko umva uko ijambo rivuze, riravuze ngo ngera ucane itabaza ryawe kandi aho wasinziririye urahazi. Mamemerine ntago nahamenya, ariko aho wasinziririye urahazi. Imana ishimwe. Wasinzirira mu bwibone, wasinzirira mu magambo, wasinzirira mu guca inyuma umugore wawe. Imana itugirire neza. Ariko umva uko ijambo rivuze. Imana iravuze ngo mu gicuku basinziriye ngo nuko urusaku ruraza ngo mukoraje nimusohoke mube maso tumusanganire. Birababaje uri muri korari.
birababaje uri umushumba wakwika bakaba ugasanga itabaza ryarazimye. Mbabarira rwose, mbabarira. Uwiteka umva ukavuganye nawe, arambwiye ngo ngera usubire ku rufatiro, kuko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi ngo rwanditswe ngo Uwiteka azi abantu be. Genzura nimba Imana ikuzi. Abakobwa ngo bararangije bajya guhanjura, ngo bamaje kujya guhanjura, ngo umukoraza ngo amajije kuza, ngo abari biteguye arabajya. Umva uko ijambo rivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo nimwitegure. Imana ishimwe kuko ije guhemba no guhana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ije kunyuza intama mu kuboko kw'iburyo. Mbese wowe uko kuboko kw'iburyo urakunyuramo cyangwa uranyura mu kw'ibumoso? Imana nitugirire neza. Bivuze ngo ije kurobanura intama mu ihene. Imana nitugirire neza. Genzura nawe niba urinjirana n'umukwe cyangwa utarinjirana nawe, ubundi ratuha Imana umwanya mu mutima wawe kugira ngo rata ibashe kugukorera iby'ubutwari. Imana irambwiye ngo iteje akaga gakomeye kuri buri muntu wese wabashije kuyimenya ariko ntiyumvire. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Ese uru rugamba urarurwana turi mu mubiri? Imana niyongere iguhembure, Imana niyongere kwambika imbaraga papa, kuko uru rugamba ntago warwishoboza, ariko data uri muri wowe numwemerera akabana nawe, uru rugamba ararukuneshereza kandi ararurwana. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Nje kukubaza ngo mbese wowe uri kunyumva cyangwa uri kumva ijwi ry'Imana? Uyu munsi wa none uri kugenda uko bikwiriye, nta hantu watannye. Imana nitugirire neza. Tugiye gusenga n'Imana, ariko nkwibutse ko Imana yaguhamagaye uru ruzabibu rwiza kandi yaguhamagariye imirimo myiza. Genzura niba urukundo ukirufite. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo urukundo rwakamutse mu bantu, ndetse hari abatagishaka kumva ibintu by'Imana kugira ngo bikorere ibyaha ubuntu busage. Ariko umva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo araje mu gicuku kandi aje guhemba no guhana. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko ndakwinginze nshuti yanjye kugira ngo ucire bugufi Imana, kuko icyubahiro ni icyayo. Mana, mu izina rya Yesu, uri umunyembaraga, urihagije Kristo. Imana ishimwe. Ntawe kubanjirije, nta n'uzaguheruka. Mu yandi magambo uri uwa mbere. Imana ishimwe. Garagara kuri buri muntu wese wigenzuye agasanga ataragenze uko bikwiriye, ubwo umujinya wawe umanuye. Mana nyir'icyubahiro, unyemerera abantu bahinduke rwose kandi bahinduke bafite umutima mushya, kugira ngo ubwo uje guhemba no guhana izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, kandi babe mu mubare w'abahembwa ahubwo ntibabe mu mubare w'abahanwa mu gihe gisa nk'iki ngiki. Mana nyir'icyubahiro, birashoboka ko abantu bagushijwe n'urubyaro, bakagusaba umwana bakamubura, ariko ndasenze kugira ngo ubagereho, ubambike imbaraga nurangiza, kuko ari wowe utanga urubyaro waruhaye Hana. Aba bantu baha urubyaro kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Urakoze Mana, ndagushimiye. Ngaho nyemerera ubambike imbaraga abumvisha ijwi ryawe bashaka guhindurwa n'umuburo wawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Barinde gutendebukira imbere y'amaso yawe, ahubwo bashyigikire ubabere inshuti, kubera ko umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Mana, ntago babyishoboza, ariko bashoboza ubarwanirire kandi ube mu ruhande rwabo, kuko uri Imana yumva gusenga. Urakoze none n'iteka ryose Yesu, amen. Mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera, haleluya, muri urwo rugendo mfite uzaze uca uwo mugozi, uzabumbashye umutima, anezezwa no kubohoka nkabona
nk'abo nuko ngukorera uzaze uzazuca uwo mugozi uzababuza wumbashye umutima nezezwa no kubohoka nkabona nk'abo nuko ngukorera urandinde mwami Yesu ntunganyiriza imigahaya ninizo niba naniwe urugendo uzanyibutse yewe Yesu Kristo uti ngwino mwana wa Yesu hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose haleluya ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose haleluya ugeze iwanjye mu ijuru nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye haleluya intumwa zagusize zarakuzinutswe natwe ntabwo twashobora Yesu nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye amen Imana itwibutse nibona ko twibagiwe yego reka tugushimire twebwe Imana y'amahoro iguha umugisha haleluya Yesu ushimwe nawe Imana iri kuzuriza imperezo mu izina rya Yesu Kristo kandi kurenza ibyo abandi bananiwe kurenga mu izina rya Yesu igutambutsa abandi bananiwe gutambuka bikwatuwe mu izina rya Yesu Yesu rero naguha umugisha birashoboka yuko wari kwifuza kukuvugisha cyangwa se kwifuza ko munasengana nimero ya telefone tugane ku musozo bani baha umugisha reka mvuga aka kantu numvise Imana irambwiye ngo hari ababyeyi babuze urubyaro bafite amarira menshi cyane Imana ije guhoza amarira ikabaha urubyaro yego niko Imana ivuganye nanjye hari imitima Imana ije guhumuriza imaze igihe ifite ibikomere hari abantu Imana imbwiye nubwo bimeze bityo ije kubakira ingo niko Imana ivuganye nanjye yewe Yesu Kristo Imana ishimwe bari bambwiye ngo mvuge nimero za telefoni ni 07 74 83 429 07 74 83 429 Imana ibaha umugisha Imana nawe iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen inshuti bavandimwe muduteze amatwi mwabanye natwe mu kiganiro cyose turabashimiye kandi umusanzu wanyu wo kudukurikirana n'uw'igiciro kandi reka mvuge ngo
ntibigaciwe mu gutwi kumwe ngo bingukire mu kundi, ahubwo Imana ibakomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Tureka tuzasubire ubutaha ibiganiro ku Musaraba TV nakagaruka. Ciao ciao. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service.